reka nyure ku iduka ndebe uko bimeze dore umwana niwe wiriweyo wenyine ntago dukomezanyije. Ariko na Mariya nukuruza ubwenge disi. Sha uzi ukuntu amahugurwa yagenze neza. Wowe ugenda ukurikiza inama nabahaye urebe ko utazatera imbere. Nzazikurikiza. Erega nuko twiheze inyuma twakagombye gukora natwe tukiteza imbere. Njyewe nararahiye na Mariya sinzicara nzakomeza nkore ndebye aho navuye naho ngeze nzakomeza nkore ku buryo nzatera imbere kurenza. Urambwira iki se ubu ngubu ni bangahe usigaye urusha amafaranga kandi warahoze uri umukene? Ni ugukura amaboko mu mufuka uzakora uko ushoboye kose ukore amaboko mu mufuka wowe ukore uzareba kandi inama nkugire yegera na Mariya uzabona ko ari iy'umumaro. Umva ngiye gukora. Ariko di anye wanyibagije sikonjijishije Iki se Solange ameze ati wandeka niki? Ubu se sintashye mu bibazo gusa. jya wihangana mwana w'ama. Umva abagore twaragowe. Ubu noneho se wa Solange ari kunshinja ko ari ngiye nyirabayazana. Abagabo ntubazi igihe cyose bahora babona ko abagore nta kintu batekereza ngo nta bwenge ariko ukoze cyane azakubahira icyo urumva. Reka rero ngiye kwiduka ndebe uko bimeze ejo nzagerageza mbasure ndebe uko Solange ameze. Uzadusure ukurikiza inama. Wari ufite inyota we ni nk'iy'ukwezi kose. Urandenganya Mina wagira ngo mba mperuka karufuro ryari wagira ngo nunkuyeho umuhinzi yakuye inyoni. Kanywe rero kanywe ukanywe nukamara ndagwana kandi. Urakoze zinywe ikintu kijyanye n'inzoka ushaka arizo karaba mu maso mu gitondo najya nzigura. Ese ko mbona havumira itararenga Kamishi wariheje n'ubushaka kwicara n'abantu nkatwe ngo tuganire ngo zibera iyo ngiyo mu misururu no mu biki amaherezo ndabona zaba yahengamije. Ariko se Minani nawe ubundenganya ureba uko ndi Minani rwose nayo ko ureba uko ndi n'ubukene bwanjye uraba koko nabegera mvuga iki. Kamishi buriya niwe ikintu cya mbere kibi kibaho nukwiyumva ko udashoboye ukajya wumva ko uri umuntu uri hasi niwe wara wisuzugura uhora usuzuguritse n'ubundi ugomba kwiyakanya bugabo nawe ukiyumvamo ko ushoboye kazi ukicara n'abantu nkatwe tukajya inama tukaganira. Reka nkubwire ngamije buriya wicaranye n'abantu b'abagabo mukaganira muhana ibitekerezo kandi mukajya n'inama. rero hari igihe cyizere kishirana umuntu agasigara yumva yitinya nawe ubwe. Reka twere gutinda rero twere gutinda mu kanya katatugeramo nkibagirwa icyatumye ngutumaho kubura ahangaha hari impamvu yatumye twicarana kugira ngo tuganire. Ko ngamije ndakumva rwose buriya ureba umugore wawe nako wahoze ari umugore wawe Ana Mariya uskuna amaze kumera afite uruhu rw'ubutike rufuha yewe barandaye. noneho rero imyanya mu nzego z'ubuyobozi niwe uhora amahugurwa niwe uhora za Kigali mu mahugurwa niwe uhora Huye mu mahugurwa niwe uhora za Nyanza mu mahugurwa hano ngaho hose to ni kwa bahereza gutya baba ku mafaranga urikumva. Yewe amaze gukedura umva asigaye agenda mu nzira yabaye umugore w'igishongore amabona atereye iriya imyenda igezweho muri make arakeye ku buryo uramutse uvuze ko wowe ari umugabo we. Reka ngwije kwingamije bagukubita nk'izo bakubise akabwana cyangwa zimwe zakubiswe Yesu ku musaraba. kumva umva Mina Ana Mariya sinamurenganya ntiyigeze anyirukana nige wijyanye rwose. Nyine iyo ni rubunga yakubunzemo urabungera. Reka nkwereke rero ushobora kunyemerera ariko ubundi ngamije ubundi uranze. Amina ndakuzi rwose. ntabwo nzi neza ndakuzi unzi gutya ariko ntabwo nzi mu bikorwa. Buriya ngamije unyemereye nakugira inama
ishobora gutuma uvamo ubwo butindi bwawe aho se nawe sha ukambara neza ugasa neza nk'abandi bagabo wajya utambuka bikaguha ishema utumva abantu bakoze iminsi mikuru ukiyeza kujya ukagira isoni zo kuhajya. njye Minani ukumbona njyewe mu bintu bijyanye no kwiba ndi nimero yaka ya mbere. Mina buryo uriba sha. Vangamije unega amatwi ngugira inama ntunyinjirire. Ninde wabonye ukiratibye? Ikibi ni ukwica cyankiba mu buryo budasobanutse. Ngiye niba mu buryo budasobanutse ko ngewe mfite computer yanjye njya muri computer nkajya mu byo bita internet. Namara kujya muri internet nkareba ibintu bijyanye na plazo kwiba ibintu by'imibare ku buryo ngewe urwego ndiho uri kumva na banki y'igihugu cy'Amerika n'Uburayi na zaza nayiba. Internet ni intwaro mwitwaza mugiye kwiba. Vangamije we ntabwo nabigusara ngo ubyumve kuko uracyafitemo ubujiji muri wowe n'ubuturage burimo. Wowe nunyemera nkakugira inama ibyo byose nzabikwigisha kandi no kwiba mbona byakubera. Gamije reka rero wenda utanyinjirira umva icyo shaka kukubwira kuko nora wumva yuko utagombye gutekereza cyane ngo ugirwe inama. Rero umva icyo nshaka ko dukora, isubiza agaciro kawe ureke mukorera ibyo byose nkubwiye n'izo pra zose ugende rya duka rya na Maria ira boutique ibintu birimo byose tubisahure tubikuremo maze ari havamo nka miliyoni 3 kazibikaho. Ubitse miliyoni 3 ntago waba uri umuntu w'umuga kuzitunga ntabwo byabura kunshimisha ariko uburyo naba nzibonyemo Mina aya umva bintu bingora mva. Bana Maria ko ndeba harangaye yasize adakinze byagenze gute? Uzi ko bashobora kuba bamwibye? Reka muhamagare. Ko byagenze bite? Hano nawe hararangaye. Ari ibintu byanyangiza hano hanze. None hose urahehera Urambona ariko nakubonye ariko wasanga atari neza. papa izi ngizi ni izanjye ndetse nawe. Iryo ni ihaho rya mbere nguhaye. Ko ari ibisore. Iyi nkoko urayibaguye umunsi uyitamira uyihekenye uvuga uti ngamije rwose. Ko ari ibisore noneho baye umuntu tu. Iyi nayo tagira ngo iyi pfuna muheto. Iyi nayo urumva nayo ugomba kuyitamira ejo. Usubiguza ngahe? Muri bya 5 ujye untuma nyine nawe Busa niyiguza 5. Nyine mbonye zitampenze ndavuga ntizi nkoko ndazishyira umugore wanjye nawe yihekenye yumve. Shabaye umugabo noneho pe. Mu byo wantumye byose. Wabaye umugabo rwose. Mu byo wantumye si byo ushaka. Undi nuko abagabo bamera. Ewe ubundi nuko biri niyemeje kuguhahira. Dore nimene ubundi nkibi mba nshaka. Nukumva mbona wigira ukuntu dore uzanye ubundi bingibi. Twakibanira nta kibazo. Sha noneho ubu nawe. Kaya zose arazikwiye tu. Nukuri. Nukuri. Reka nzijyane kuzibika turazibaga mu kanya.
ngo mvuye kuzigura nimba wari uzi ko ari n'izo n'ibye ngo mbone ko nagira amahoro muri uru rugo.